uri Imana ushoboye byose Mana, ukakongeraho bene igihugu bakureba, ukakongeraho bakureba bavuga ati n'ukuri rwose ntabwo ari buza kurangiza umwa, ariko ukakongeraho kwako kavuzwa n'Imana, Data arimo arambwira ngo nkubwire ngo uhumure, umaze igihe kirekire umeze nk'uri mu ruzerero, ariko Data agukuye mu ruzerero. Umva nkubwire se kandi buretse kugenda mbaye nkubwire, Data arimo arambwira ngo nkubwire ngo yaraguhishe, mbese aragutwire ibi bikuruka bimaze iminsi bidukuruka bitureretaho, Uwiteka nabitwike. Hari ibikuruka bimaze iminsi bikureretaho, Uwiteka nabigutwikire, ngo arangije agikunkumurira mu muriro, mu muriro kirangije ngo kirashya kirashirira. Noneho ba bantu ngo bari bategereje yuko ari bupfe, shima Imana yuko babitegereje atari ko bazabibona. Shima Imana yuko uko babitegereje, hari abantu bategereje bahora banabaririza bavuga ngo asara cyatuye muri ya karitsiye. Nibarekeraho kubera yuko Imana yacu ihindura amateka, nibarekeraho kubera ko Imana yacu itanga urubyaro, nibarekeraho kubera ko Imana yacu itanga ubuzima, talora befose mone wisa enepifoso wis andos muraho. Ariko reka nkubwire, umugambi w'Imana urakomeje. Nubwo ibikuruka biri mu kurereta, abantu bari mu kwibona byarerese, ariko uhumure. Nubwo ubukene bwarerese uhumure, nubwo ubugumba bwarerese uhumure, nubwo ubushomeri bwarerese uhumure. Umva Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese, kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Babonye icyo gikururuka kirereta ku gikombe, baravuga ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Yes. Nyanja idacurwa kubaho, icyo gikururuka mu muriro. Ba bandi bategereza yuko Hallelujah.
Yes. Hariho abantu babona amahirwe yawe yararangiye. Hariho abitegereza bakabona amahirwe yawe yararangiye. Bitewe n'igihe uhagazemo, bitewe n'inzira urimo gucamo, bitewe n'ibibazo umuryango wawe urimo, bitewe n'ibibazo mbese bitewe n'igihe uhagazemo, hari ababona amahirwe yawe yarangiye. Ariko ndashaka kugutangariza ngo nyuma y'ibyo abantu batekereza, nyuma y'ibyo abantu bavuga, nyuma y'amatangazo abantu batanga, ndashaka gutanga uracyafite amahirwe yo kubaho. Komera Imana mu mashyi, komera Imana mu mashyi. Iki ni igihe kimwe Pawulo ngo yari imbohe, bari bamujyanye mu rukiko, bamujyanye mu rubanza, bamucisha ahantu henshi hakomeye, kugeza n'ubwo bamucisha mu nyanja. Mu nyanja namwe muzasome, yahuriyemo hamwe n'abagenzi be, bahuriyemo n'ibibazo bitandukanye kandi bikomeye byari bibaruhije muri icyo gihe cyabo. Cyari igihe cy'imbeho, none bari mu nyanja. Cyari igihe gikomeye ku buzima bwabo, kugeza ubwo bagenze. Noneho urugendo rurabakomerera cyane, kugeza ubwo bibona bageze kuri etape yo gupfa. Imbohe zose ngo zibona kuri etape yo gupfa, ariko ngo bari bari kumwe n'umukozi w'Imana bita Pawulo uvugana n'Imana. Haleluya. Akamubwira amajambo, nshuti yanjye, wenda uzatakaza ibintu, ariko reka nkubwire ntuzatakaze kuvugana n'Imana, kubera yuko igihe cyose iyo uvugana n'Imana, ndashaka kubwira ngo umenye amakuru abantu batumva. Iyo uvugana n'Imana, igihe icyo ari cyo cyose, ushobora kuba uri kumwe n'abantu batavugana nawe, ariko yo yarangiza ikaza bitewe n'uko uvugana nawe ikaguha amakuru. Ibi nibyo byabayeho mu rugendo, ngo bari mu nyanja hagati, bose ngo babona bageze ahantu urupfu rubasatiriye, ariko ngo marayika w'Uwiteka, muvuga ngo amen, marayika w'Uwiteka araza aca ku bantu bose. Ariko Mana, uzi yuko burya Imana igira ikimenyane? Mubwire ngo Imana igira ikimenyane. Imana igira ikimenyane. Marayika ngo utumwa n'Imana arangije ngo araza aca ku mbohe zose. Uzi yuko yaciye no ku barinzi b'imbohe. Marayika yaciye no ku bwato, yaciye kuri ba kapiteni batwaye ubwato. Marayika yaciye kuri ba kapiteni batwaye ubwato. Marayika ngo arangije, Imana ishimwe, marayika ngo arangije abacaho bose, ariko bitewe n'uko hari uwafitanye gahunda nawe mu rugendo. Nkwifurije kugirana gahunda n'Imana mu rugendo rwawe, nkwifurije kugirana gahunda n'Imana mu bibazo byawe, bitewe n'uko wari utumwe n'Imana, yari afitanye gahunda na Pawulo mu bwato,
arangije ngo marayika araza aca ku bantu, aca ku mwenye zose, arangije ngo azicaho, agenda aromboreje Pawulo, arangije ngo aragenda aramusanga, aramubwira ngo nubwo ubona bikomeye uhumure we gutinya. Etoze lola benefos, etoze lola biniendostandas, aramubwira ngo sabone wisa, aramubwira ngo wewe gutinya, nubwo ubona abandi bari mu gutengurwa bakaba bagize ubwoba, wewe gutinya. Kandi uva nkubwire, wowe n'abo muri kumwe mwese arabazira ibyaha bakoze. Uzi ko Imana irinda n'abanyabyaha? Mwari muzi yuko Imana irinda n'abanyabyaha? Iramubwira ngo nubwo hari abazira ibyo bakoze, muri izi mbohe muri kumwe, irangije aramubwira ngo we Pawulo, haleluya haleluya, iramubwira ngo wowe we gutinya, we kugira ubwoba, ntumwe n'Imana bita Uwiteka, irambwiye ngo nkuzanire buno butumwa, irambwiye ngo nkubwire ngo wowe n'aba muri kumwe, wowe n'abakapitani batwaye ubwato, wowe n'abano barinzi muri kumwe, wowe na zino mbaye muri kumwe, nta kintu muri buze kuba, muri buze kugera, nubwo ibintu biri buze gukomera, ariko muri buze kugera iyo mugiye amahoro. Dukomere Imana mu mashyi. Arangije ngo arabibabwira, ariko ngo bagezemo hagati neza mu nyanja. Uzi ko hari igihe ikibazo kijya kigera umuntu yaravuganye n'Imana, yarangiza ikibazo cyamugeraho, igihe twavuganiye cyose ndi mu kubona Imana nta kintu ishoboye, ugasanga umuntu avuye mu bwato agiye guhita yigendera, ngo niko byagenze bageze hagati, ikibazo kivutse umuraba ubaye mwinshi, ngo ariho bashatse gusimbuka. Pawulo ngo ahita yongera atanga itangazo, haleluya, ngo aragenda asanga umurinzi w'imbohe, aramubwira ngo ntureba yuko hari abashaka gucika, arangije aramubwira ngo nihagira ugenda muri buze gushira. Ndashaka kubabwira ngo iri tangazo ryateye ubwoba umurinzi wari urinze izi mbohe zose, arangije ngo aragenda azibwira ati ntihagire n'umugenda, nanjye namaze kuvugana n'Imana, haleluya. Mbifurije kuvugana n'Imana muri aya materaniro yo kuri wa gatanu w'itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7, mbifurije kuvugana n'Imana mu bibazo urimo, mwifurije kuvugana n'Imana mu ntambara urimo, mwifurije kuvugana n'Imana, kubera yuko ijwi ry'Imana rirusha uburemere intambara urimo, ijwi ry'Imana rirusha imbaraga ibigeragezo urimo, ijwi ry'Imana rirusha imbaraga uburwayi urwaye, ijwi ry'Imana rirusha imbaraga ubukwadu umaze mu imyaka 15, ijwi ry'Imana rirusha imbaraga abarozi barara bacuragura iwawe, ijwi ry'Imana rirusha imbaraga biriya byose witegereza ukareba. Ngo arangije ahabwa ati nivuganiye nawe nanjye muceceke, iyo avuganye na Pawulo ndumva arivuganye nanjye, ntihagire uva muri iyi nkuki. Ngo bakiri aho ngaho, ibibazo kugeza ku rwego ubwato ngo bwagize ibibazo bugonga imbere, umuyaga ngo urangije urabwasa burasaduka. Umurinzi ngo araje abwata umuntu wese yiyeranje, ngo aravata umuntu wese yiyeranje, yogera gukana ari buza kubona, ariko mfite ijwi ry'Imana ryavuganye nayo ko nta muntu uri buze kugwa muri iyi nyanja, mfite ijwi ry'Imana. Ariko muzi ko Imana ivuga, abemera ko Imana ivuga 2 gatatu, abemera ko Imana ivuga haleluya,
agivasisa. Ndashaka kubabwira ngo nubwo bamwe mutwikiriwe n'ibibazo byinshi, mukamutwikira n'intambara nyinshi, mukamutwikira n'ibigeragezo byinshi, shatse kubabwira ngo nimushake ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana ribirusha imbaraga. Ngo buri wese afata akantu, ngo buri wese afata agasate ke, arakamanyutse ku bwato, ngo buri wese ariyeranje akajyaho, umwuka w'Imana ujyanaho nawe. Umwuka w'Imana, umwuka w'Imana ngo ajyanaho ufashe akase, marayika w'Imana ngo agahita yitendeka ku kase, akongera ku kase. Haleluya, haleluya. Akongera ku kase kariho ijwi ry'Uwiteka, akongera ku kase kariho imvugo y'Imana. Akase kariho imvugo y'Imana ntigatebera, akase kariho imvugo y'Imana ntabwo gatebera. Umva agapande kariho, haleluya, akase kariho imvugo y'Imana ntabwo kazikama. Talili binifasmi, akase kariho imvugo y'Imana ntabwo gatebera. Reka nkubwire, iyo kaza kuba gatebera, iyo kaza kuba gatebera, uba warimbutse muri iyi Kigali. Iyo kaza kuba gatebera, ntabwo uba ugituye muri iyi Kigali. Iyo kaza kuba gatebera, abana ba ntabwo baba biga muri iyi Kigali. Iyo kaza kuba gatebera, ubwo burwayi buba bwarakurangije. Dushima Imana ko katajya gatebera. Na tope vazamana wisandabi, ndashaka ngo uyu munsi kuburiho nagasate nambese nagasate uri mukogera. Urwaye kuba butaraguhitanye, nagasate uri mukogera. Shimiye Imana yuko agasate kavuzwaho n'Uwiteka, akase kavuzwaho n'Uwiteka, akase kavuzwaho n'Uwiteka ntabwo kajya karohama, ntabwo kajya kazikama. Umva ukogera ufite ntigatebere, ntujya kwiba. Ukogeraho abana babuze minerva, ariko ukakogeraho. Mureke mbabwire mwabera Imana, ukogeraho nawe ubwawe wabuze minervare, ukakogeraho data akazana minervare, kubera yuko ntabwo gatebera, ntabwo gatebera, ntabwo gatebera. He wicaye, ndimo kumva ijwi rivuga nawe ngo muri wowe ufite indwara umaranye igihe kirekire kiri hejuru y'umwaka, ariko Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru komeza ukogeraho, kazakugezayo utarohamye. Umva nkubwire, ni kenshi kagiye gashaka kurohama kano kase wogeraho, ariko data wa twese akagukomerezaho. Umva nkubwire mubyeyi, mukumva ijwi rivuga naye ngo nkubwire ngo Imana irakunamuye, kandi Imana ikugaruye ikintu bita agaciro. Imana ikugarurira agaciro. Ariko ngo buri wese yogera kuko yarashyikiriye hafi aho. Urazi ikintu cyaba
dushima Imana yagwabije imigambi yabo. Dushima Imana yagwabije imigambi yabo kubera yuko mu migambi yabo gahunda yari yuko wagombaga gupfa, ariko Imana igwabiza imigambi yabo. Dushima Imana yagwabije imigambi yabo. Dushima Imana yagwabije imigambi yabo. Umurinzi ngo yashatse kubica, Imana ngo irangije igwabiza imigambi ye, kubera ko ifite imigambi yo kubambutsa bose. Mureke mbabwire mwabera b'Imana mwe, umugambi Imana igufiteho, umugambi Imana igufiteho utandukanye n'uwo abantu bagufiteho. Iki Imana ikwifuzaho gitandukanye n'icyo abantu bakwifuzaho. Gahunda Imana ifite ku buzima bwawe itandukanye n'iyo abantu bafite ku buzima bwawe. Umva nkubwire, umuntu uyu munsi wa none ashobora kukubwira ngo aragukunda, ariko ejo bwacya akavuga ngo njye nta kintu ngipanga nawe, akaba ari ukugambanira. Nta makuru mufite. Nubwo uca mu bikomeye, uhumure, umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe. Ngo barangije bamaze kwambuka, bageze hakurya, bamaze gukuka ikirwa, bose bateranye. Amen. Bose bateranye. Bene igihugu ngo barangije babonye izo mbohe, barangije bazigirira impuhwe. Ariho abantu bajya batugirira impuhwe. Uzi ko umuntu akugirira impuhwe, yarangiza wamusura akagenda akagukorogera ka cyayi, yarangiza agashyiramo n'igitaka cyo kwirimbi, akanyanyagizamo akagakoroga, yarangiza akakikuzanira. Warangiza bitewe na rya jambo, haleluya, bitewe na rya jambo rivuga ngo ntawe uri bupfe, bitewe na rya jambo rivuga ngo nta muntu uri buza kugira icyaba, warangiza cya cyayi ukakinywa mu izina rya Yesu. Warangiza ukakinywa ukakimara, yarangiza akaza akagushyiramo ikindi akavuga ati we, ejo bundi azatangira gutonyoka tumureba, ejo bundi azatangira gutonyoka. Wababwira babinyweye, wababwira banyweye ibitaka byo ku marimbi. Dushimiye Imana yuko imigambi y'abantu itazahama. Tozelo la defoze monde wis andos. Abanyweye ubumara bw'inzoka. Dushimiye Imana, dushimiye Imana, dushimiye Imana. Abagaburiye amahuku, dushimiye Imana kubera yuko imigambi yabo itazahama kandi itazasohora. Mureke mbabwira mwabera b'Imana, bagira impuhwe ngo barangije bagira impuhwe imbohe. Barangije ngo baragenda, umva, ngo bagenda bajya kubatahiriza inkwi, bati tubakire bene data, tubakire mwisanze muri bene se. Ariko Mana, dushimiye Imana itajya yemera yuko imigambi yabisohoka ku buzima bwacu. Paulo ngo yitegereje, areba izo mpuhwe, aje avuga ati ibintu ntibivamo. Ubundi ntabwo bivamo. Numva nshaka twisengera Imana, numva nshaka twinginga Imana, tukinginga Imana tukayibwira ngo Mana, tugushimiye yuko utigeze udutanga, tugushimiye yuko utwase twacu nubwo twari twatwogeyeho, nukuri kwase twatwogeyeho. Abantu baduha iminsi, wakubwira iminsi wakogeyeho, bavuga tumva uyu mwaka nawe umara muri uyu mujyi, nawe umara bana bana naba n'ikintu abagaburira, ariko nawe kuri ka kanuza kawe, haleluya, kuri ka kanuza kawe, kuri ka kanuza kawe warangiza ukakogeraho, uvuga ngo Mana uri Imana ushoboye byose Mana, ukakogeraho bene igihugu bakureba, ukakogeraho bakureba, bavuga ati nukuri rwose ntabwo ari buza kurangiza uyu mwaka, ariko ukakogeraho
natwe mbere yuko bo bavuga. Ngo arangije abonye yuko bitavamo, arangije ngo ajya kwitahiriza. Ndumashaka gusenga isengesho ryo gutashya. Ndumashaka ko dusenga isengesho ryo gutashya. Ngo ajya kwitahiriza, ngo agiye gutashya asanga abantu bakimuteze. Bazi gutega. Ngo arangije agitera imiganda y'inkuna cyagiteruramo. Kirangira ngo gihita kimwishinga ku gikonje. Arangije arakireba, arangije aragisuzugura. Ndumashaka ko hari ibintu dusuzugura. Arangije ngo arakuntu kireta ku gikonje, arangije aragisuzugura. Arangije ngo aragenda afatisha umuriro we. Amen. 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 Ngo afatisha umuriro cy'ikirereta cy'ikimuruma. Arangije ngo arafatisha, urangije urafatwa. Bwira uwo mwicaye mubwire ngo ucane uwawe. Uwanuza ntabwo wamenye ikiwihishemo. Uwanuza ntabwo wamenye ikiwihishemo, cana uwawe. Mureke mabwira mwabera b'Imana mwe, igihe kirageza kugira ngo umuntu wese acanuwe, kubera ko uwanuza ntabwo wamenye ikiwihishemo. Twijiye mu minsi igoye inshuti zanjye, twijiye mu minsi bisaba kugira ngo umuntu wese, twijiye mu minsi dusaba kugira ngo umuntu wese acanuwe. Twijiye mu minsi utakwiye kunyizera ngo uvuge ngo nzota umuriro wa Herimani. Kubera iki ndashaka kubabwira ngo ibikururuka byabaye byinshi. Ibikururuka byabaye byinshi. Kandi ndashaka kubabwira ngo niba n'ababitega ni benshi. N'ababitega igihe kirageze kugira ngo wicanire uwawe, ucane uwawe. Ngo arangije acana uw'iyabiri yari iri mu kugurumana. Ariko shimiye Imana yuko umuriro wacu ufite agaciro, umuriro wacu ufite akamaro, umuriro wacu urimo amahirwe, umuriro wacu haleluya, umuriro wacu haleluya, umuriro wacu urimo imbaraga, umuriro wacu urimo imbaraga zitwika, umuriro wacu urimo imbaraga zitoshika ya bfosimi, umuriro wacu urimo imbaraga zikomeye. Tozelo la bfosim andos. Ngo arangije akimara kucana agikunkumurira, ngo arangije agikunkumuriramo, ngo agikunkumuramo, arangije akijugunyamo umuriro ngo wari wabaye nk'uwabasutseho peteroli, wari wabaye nk'uwabasutseho esanse. Ngo akijugunyamo, kirangije ngo gihita gifatwa ako kanya, kirafatwa. Uwiteka nabidutwikire, Uwiteka nabidutwikire. Ibi bikururuka bimaze iminsi bidukururuka bitureretaho, Uwiteka nabitwike. Hari ibikururuka bimaze iminsi bikureretaho, Uwiteka nabigutwikire, Uwiteka nabigutwikire. Ngo arangije agikunkumurira mu muriro, agikunkumuriye mu muriro, kirangije ngo kirashya kirashirira. Noneho ba bantu ngo bari bategereje yuko ari bupfe. Shima Imana yuko babitegereje atari ko bazabibona. Shima Imana yuko uko babitegereje, hari abantu bategereje bahora banabaririza bavuga ngo ese aracyatuye muri ya karitsiye, ese aracyatuye muri ya karitsiye ya Mukazari, ese aracyatuye Kacyi. Hari abantu bakibaye barimo babaririza. Ariko shima Imana we, shima Imana we, shima Imana yuko Imana igiye kugaragaza imbaraga zayo, yarangiza ikagaragaza gukomera kwayo, yarangiza ikagaragaza ineza yayo. Yetanola befos. Mva nkubwira ukuntu data wa twese ambwira. Data wa twese arambwira ngo nkubwire ngo nubwo witegereza ukabona ahantu umeze nk'umuntu uri mu kuzenguruka, data wa twese arimo arambwira ngo nkubwire ngo arakurengeye kandi vuba. Kandi ndi mukumva ijwi rivugana nawe ngo mu bana wawe harimo umwana ufite ibibazo mbese byamurenze, no mu bintu waje gusengera icyo kintu kirimo.
ndimukumva data ambwira ngo nkubwire ngo hari ibintu atwitse ku buzima bwe. Ndimukumva data avuga nanjye nkubwire ngo Imana iguhojeje amarira. Ndimukumva ijwi rivuga nanjye ngo nkubwire ngo hari abana b'abantu bakurijije, uricara urarira we, ariko Imana iguteruye mu kidendezi cy'amarira. Niko Imana ivuganye nanjye ngo arangije aragikungumura. Amaze kugikungumura ngo barangije babonye nta kintu abaye. Ndashaka kubabwira ngo yagishyize mu muriro. Pawulo akomeza aba Pawulo akomeza yuzura umwuka wera. Haleluya. Pawulo arakomeza aba Pawulo arakomeza intumwa y'Imana Pawulo ngo barangije babonye nta kintu abaye. Imana ivuganye nanjye nkubwire ngo umaze igihe kirekire uri mu gusenga ubwira Imana ngo Mana nkeneye kunkura mu kigeragezo. Hari ikigeragezo uhagazemo, ariko ndashaka kubwira ngo Imana ikiguhinduriye nene pifazemo nawe isanda hiya. Imana ikiguhinduriye mbese ikiguhinduriye nka sikariye. Ikiguhinduriye nka sikariye uzamukiraho. Kubera yuko nukuri kose ndimukumva ijwi rivuganye nanjye nkubwire ngo hari ikintu mbese Imana ihinduye sikariye ugomba ugiye kuzamukiraho. Va nkubwire kandi kantu. Data arimo arambwira ngo nkubwire ngo uhumure. Umaze igihe kirekire umeze nk'uri mu ruzerero, ariko data agukuye mu ruzerero. Umva nkubwire se kandi buretse kugenda mbaye nkubwire. Data arimo arambwira ngo nkubwire ngo yaraguhishe. Mbese aragutwikira. Amaze kugutwikira aguhisha we kukureba nakugukoba. Ndimukumva ijwi rivuganye nanjye ngo ntabwo azagutwikurura. Ikintu agusaba nta kindi ni ugukizwa warangiza ugakiranuka. Naho ubundi ndimukumva ijwi rimbwira ngo uzinjira mu mva yawe ushaje. Ngo barangije barahindura. Bavatu uyu muntu udapfa ni muntu ki? Uyu muntu turaga ntapfe ni muntu ki? Uyu muntu ducuragurira ku rugo abana bane batinduka ni muntu ki? Uyu muntu dutereza amahembe ntapfe ni muntu ki? Uyu muntu dutereza ibitega ni muntu ki udapfa? Uyu muntu ariko haleluya. Uyu muntu tuvangavangira ubwa Tanzania n'ubwo muri Kongo n'ubwo Uganda n'ubwa ntapfe. Uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu ni muntu ki? Reka bavuga ngo uyu muntu ni muntu ki? Reka bavuga ngo uyu muntu ni muntu ki? Kubera uyu muntu ni umuntu wavuganye n'Imana. Imana iramubwira ngo nta kintu uzaba. Uyu ni umuntu Imana yavuganye nawe irangije amubwira ngo nta kintu. Kandi birivuga ngo iki? Iravuga ngo kwijambo y'ubwo yivugira aho kugira ngo bavaho kantu na gatoya isi yakubama. Shima Imana yo kuhagarara ku ijambo ryayo. Yarangiza ikarihagararaho. Mwabera b'Imana mwe, ndashaka kubabwira ngo hari ijambo ryayo ihagazeho muri aya materaniro. Hari ijambo ryayo Imana ihagazeho. Hari ijambo ryayo ihagazeho bene data. Mwababyeyi mwari
shika ya binifosmi hari abadayimoni batandatu data kubohoyeho abadayimoni batandatu umva ukuntu bari bateye harimo abadayimoni babiri bari baramaze gusinya ngo tuzamutoraguza amashe mbese nabibisaza hari abandi badayimoni babiri bo bari bemeye ikintu bita inkunga bari bemereye abo bandi inkunga abandi badayimoni babiri bo bari abadayimoni bo kuzajya bagutwikira imyenda ukayakora n'umwenda uyitora urahiye ariko imana ivuganye nayo nkubwire ngo imana yirukanye abo badayimoni kugeza ku rwego wari usigaye ikintu bita kwibagirwa igo wari usigaye ikintu bita kwibagirwa kugera ku rwego ushyira n'ikintu hasi aho kiyishyiriye mu masegonda make ukawibagiwe ahantu wagishyize imana irango nkubwire ngo ikugarutseho imana ikugarutseho hari ibikururuka imana itwitse ku buzima bwawe hari ibikururuka imana itwitse ku buzima bwawe umva nkubwire hano mu bitugu byawe ari igihe cyawe kigera kumva habaye nk'ahantu hari mukokerwamo yego mva habaye nk'ahantu hari mukokerwamo nk'ahantu harimo ibintu bimeze nk'ibintu sinzi ukuntu nabivuga kumva harimo ibintu bimeze nk'insenda data arambwiye nkubwire ngo araguhumanuye data arambwiye nkubwire ngo araguhumanuye kandi aguhumanure muri aya materaniro mva nkubwire ubundi urabona neza cyangwa ntabwo mbona neza wakubona utamva imana ikurinze kwa imana niburyo unagiraza bari kwindi kumvijwe uri ngaho nkubwire ngo imana yirukanye intege ku maso yawe kubera yuko ntamva hari igihe cyagera ukaba utabona data aguhaye kubona hari ibikururuka data kunkumuye hari ibikururuka tobe fazemone wisanda yasimi reka nkubwire imana yirukanye karande ku buzima bwawe kunkumura ngo barangije barahindura baravuga ngo wa muntu ntabwo ari umuntu noneho ariko haleluya umwe wabitarishararutse kuri marayija avuga ngo iri muri twebwe iki bitubwira ni iki ni imirimo yose igenda igira gute igenda ikora abayivuga ukundi bayibeshyera nimubagira inama bagira gute barekeraho nibarekeraho kubera ko imana yacu irakora nibarekeraho kubera ko imana yacu irashoboye nibarekeraho kubera ko imana yacu ihindura amateka nibarekeraho kubera ko imana yacu itanga urubyaro nibarekeraho kubera ko imana yacu itanga ubuzima nibarekeraho befozemone wisa enepifoso wis andos muraho amahoro waje kugira gute waje gusenga tazalala befozemone wisanda yasi wa ugitekereza kuza ahangaha imana yarizi kuri buze kuhaza umva nkubwire ndimukumvijwe n'ibwangu bwira ngo uri ingorwa kabiri ndimukumvijwe rivugana najya ngo nkubwire ngo kurara kwawe udasinziriye
mukumva ijwi rimbwa nkubwira ngo wabuze ibitotsi. Ariko Imana ivuganye nanjye nkubwire ngo bitewe nuko waje imbere yayo, Imana ije kuzura ibintu byari bipfuye. Ariko nawe mukumva ijwi rivugana nanjye ngo nkubwire ngo ufate icyemezo kandi mbese ukiranuke wirinde. Umva nkubwire, wewe turi buze kuvugana, dukomere Imana mu mashyi. Hari ibikuruka biri mu kurereta. Ndumva ashaka ko dusenga isengesho ryo kubikunkumura, tukabwira Imana, tukabwira ngo Imana turabikunkumuje, ibi ngibi bimaze iminsi bidukuruka, turabikunkumuje. Umva, nubwo babona yuko ibyawe byarangiye, ariko reka nkubwire ubu nibwo bigiye gutangira. Nubwo abantu babona ko ibyawe byarangiye, ubu nibwo bigiye kugira imbaraga. Mureke mbabwire mwabera b'Imana, ndashaka kubabwira ngo iby'Imana biri mu imbaraga. Ngo barangije barahindura bavuga ati uyu muntu ni Imana. Uyu muntu ni Imana, umuntu udapfa ni Imana. Umuntu uribwa n'igikururuka ntapfe ni Imana. Haleluya! Umuntu uribwa n'igikururuka ntabyimbirwe, uyu muntu ni Imana. Iriya nzoka ngo umuntu yaryaga ako kanya yahitaga apfa. Mureke mbabwire kuba mutarapfuye si uko zitabarumye, ahubwo nuko Imana iri muri twebwe. Umva, mureke mbabwire, kuba mugituye muri uyu mujyi wa Kigali si uko ibamo bidahari, ariko nuko ituye muri twebwe. Ituye muri twebwe, ituye muri twebwe. Imana ituye muri twebwe. Iyi Imana ituye muri twebwe, kandi Imana ituye muri twebwe ni inyembaraga kandi ishoboye ibintu byose. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana, tugiye guhendahenda Imana. Nubwo uca mu bikomeye muri iyi minsi, ibintu bikaba byagukomeranye, intambara zikaba zakubanye intambara, ibibazo bikaba byakubanye ibibazo, ndashaka kubwira ngo umugambi w'Imana kuri wowe urakomeje. Nubwo uca mu bikugoye, uburwayi bukaba bwakugoye, ibibazo bikaba byakugoye, intambara zikaba zakubanye intambara, ibigeragezo bikaba byakubanye ibigeragezo mu rugo iwawe, ariko reka nkubwire umugambi w'Imana urakomeje. Nubwo ibikuruka biri mu kurereta, abantu bari mu kwibana byarerese, ariko uhumure. Nubwo ubukene bwarerese uhumure, nubwo ubugumba bwarerese uhumure, nubwo ubushomeri bwarerese uhumure. Umva, nubwo ibikugerageza byarerese uhumure, kubera yuko umugambi w'Imana uri muri wowe urusha ibyo ngibyo imbaraga. Umugambi w'Imana uri muri wowe ufite imbaraga zirenze ibyo ngibyo. Uhumure. Nubwo imanza baziciye akavuga ngo byararangiye, ariko ndagutangaza isangazo rivuga ngo ntabwo byarangiye, ahubwo biratangiye. Munyemere muhaguruke dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana, turambiwe bino bikururuka ku buzima bwacu. Turambiwe bino bikururuka. Hari ibikuruka rimaze iminsi bigukuruka, wabitekerezo nurangiza ubirambirwa, ubwira Imana ngo ndabirambiwe. Tugiye kubwira Imana ngo turagiza gute? Turabirambiwe. Imyaka bimaze turabirambiwe, igihe bimaze turabirambiwe. Umva, imyaka bimaze iyo ariyo yose, twebwe ntabwo tugiye kureba imyaka bimaze birereta, ahubwo tugiye kureba umuriro tugiye gucana. Umuriro tugiye gucana ni ugiye kudukiza bino birereta. Sa n'utera intambwe gatoya, wigira imbere gatoya. Shani ebone pushalola bakizemo ezolele mando sandas
dosha ize gra Yes. ne peva zamando sidebo fa ize mendo sta is ne shika yabo never sai to benefa hias mwizina rya Yesu Kristo rifite imbaraga turi imbere yawe nyakubaha Imana nunyemerera Uwiteka Nyiringabo wera hari ibintu bishaka kurangiza ubuzima bw'abantu ariko nunyemerera aya masaha Uwiteka Nyiringabo wera ugaragaza imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga hari ibimaze iminsi bikururuka hari ibimaze iminsi bikururuka ku bantu hari ibibazo bimaze iminsi bikururuka ku bantu hari imanza zimaze iminsi zikururuka ku bantu tosha lola befoze mone wits ando kizegra desha ize mendo sahi ndashaka gusengera umuntu wese utwite umubyeyi wese utwite uri muri noteraniro natambuke umubyeyi wese uri muri noteraniro utwite natambuke yigira imbere ahangaha tumusengera Imana tumwingingira Imana tumuhendahendera Imana tubibigire ngo Mana twirukanye bino bikururuka biri mu kugenda biruma abantu barangiza bakagwa bakagenda bagwa mu byumba by'amabyariro twirukanye bino bintu uyu mwuka hari umwuka weze ariko twebwe ntabwo uyu mwuka ntabwo tuwukeneye hari umwuka weze umuntu akajya kubyara akagenda ari muzima afite ibise yagera kwa muganga ibise bikabura uyu mwuka ni umwuka w'abadayimoni ni umwuka wa Satani ibise bikabura barangiza bakabaga umuntu uyu mwuka turawucyashya mu izina uyu mwuka turawucyashya mu izina uyu mwuka urimo uragenda wica abantu benshi urimo uragenda wica abantu b'Imana benshi umuntu akagenda ari muzima bakamubaga agapfa bakamutandukanya n'uruhinja rukakomeza rukaba ruzima umwe umubyeyi yarangiza agapfa cyangwa bose bakagenda bose ariko uyu mwuka turawanza mu izina rya Yesu fata ku nda yawe dusenge